bro Kigali gari igihe ureba ukabona amafaranga uri gukorera uri gukorera inzoga n'ibiryo wavuganye nandi ujya kuzana navuganye na Irene Irene mwavuganye ndabwani twavuganye papa mwavuganye ndabwako hano kwisibone kuri toilette nza nihuragura gutyo gusa ngwino Rene agihinguka mpita mbona akindeba ahita agize ngo ndavugane ndatashye Yaje guhita nyirengagiza ndavugane subiye bushi nyirengagiza se yaranze ane subiye bushi ahita zarambwira ngo mwana twavuganye nge nawe ntabwane amasa wapi bajene baraho bajene mfana bose baraho bapita baraho buryohe nawe yarahari nibwo bari bayisohoka Bianca araho inzobe yankanze hari ikindi cyana cyari kiri mu ntuze muri reception kitabaho kirahure warareba gifite nyashi zishanga zo zimwana Dumba ntago nari muzi honestly speaking ntago nari muzi ariko utuvideo twe twajyaga tuncaho gutyo nyine sometime utazi ko muzahura ntazi ko tuzahura duhuriye kwa Irene nabwo Irene ariko yaravuye kuri The Choice yaraje kuri MIE yes niho rero nahuriye na Dumba ndagusuje cyane mwifurije kugubwa neza cyane niba usanzwe ukunda Iris TV reka nkubwire ko kabisa ari by'agaciro kubana nawe kandi ko nubundi bigomba kugenda neza uko byagenda kose natwe turagukunda numve kuri wenyine aha rero nicaye bahita kuri Brisky ni hano neza baza ahahoze Cole Berge ngira ngo Cole Berge murayizi ni nyine hano mu mujyi ahari uruguru ya BCK icyapa kiriho ahahoze yitwa White Horse ngira ngo murahazi kabisa na hantu hameze fresh cyane ariko nanone nkubwira ko hari aho hitwa Marvin naho ni Mr Marvin ni restaurant Nyamirambo mu Marangi nayikora neza cyane ifite ikintu bita inkoko bafite inyama wa muntu we aba diaspora mugeri Kigali abanyarwanda bamaze kubimenya ni ku giciro gitoya cyane ngira ngo kuri screen zanyu muri kubibona ariko ubwo umuntu wese uzakenera kujyayo ajya avuga ko ari nge namwohereje nzajya mushyiriraho igice ubwo 10% ni yanjye ayandi yose naya uzajya wishyurira inyama guhera kuri 2 rwose urya inyama nziza cyane zokeje mu ifuru ndi kumwe imbere yanjye n'umugabo ngewe ndamuzi yitwa Tonalite ariko n'ubwa mbere aje kuri Iris TV turamwakiriye nk'umukozi mushyashya nk'umuntu mushya mu muryango nako si umukozi ni umunyamuryango wacu tugiye kujya tubana umunsi ku munsi azajya duha ibitekerezo azajya duha inyunganizi azajya nawe aganiriza abantu afite ubusesenguzi bundi azajya duha ariko n'uyu munsi tugiye kuganira nawe kuri byinshi cyane Tonalite karibu mu muryango mugari wa Iris TV nakarabye umeze poa yego wanakarabye byo buriya iyo ahubwo karibu uhita uvuga ngo wakarabye ategereza ko kwirwa guhereza amazi bavuga ati nakarabye niba ari ibiryo bihari uhita urije utangira kabisa nanjye nakarabye ubwo mu maye karibu Tonalite wanakarabye noye nakarabye style wambaye n'ukuri kwima bino bintu ntago ari ibintu byo kuza muhubukiramo ibi ni ibintu umuntu aba yatekerejeho ntago ari ibintu by'abana amafaranga avuye akakanya ntago ari ibintu by'abana b'inkunda rubyino ntago dukora ubusa uti ntago mukora ubusa utambeshye wundi ukora iki Kigali ntabwo ereganiye wawe sibya Iris TV wendi kurwanyeho ubundi ukora iki Kigali ntago wabi Kigali nta kintu ukora niyo ntacyo ukora ubundi Kigali yebajene benshi usanga ari abasuperviseur cyane b'imitungo ya leta genda ureba Nyabase Nyaburongo bimeze bite Nyabugogo ikiraro cyaruzuye muhanda Rwandegisi bimeze bite usanga ntago tukibita ngo abantu bazerera cyangwa batembera ngo babembura mukoro ya na superviseur wa leta na superviseur yego Tonali nge ndishimye kuzajya nkorana nawe ndishimye ko tugiye kujya dukorana ubu turi kumwe ku munsi kabisa urumva rumwe mu bantu nawe bagira kabisa ikintu bita amagambo menshi cyane ntago ari amagambo nta magambo ngira ijambo gusa uko ngira ijambo ryanjye nubwo inshuro nyinshi ntakunze umuntu wansubirishamo ibyo navuze ariko zo umuntu kuvuga ngo subiramo ibyo bavuze ibyo bavuze wabisubiramo ariko ari umuntu kare twaganira arambwira ngo uburyo ujye uvugira n'inka nibyo ubundi inshuro nyinshi nkora ndumuye musimbukwe mvugirira n'amazina y'inka nayo mvuga amazina y'inka cyane yes koramo twumvego mpuzamahanga kandi amazina yanjye y'inka tigitira mu rutirigongo ni bya bintu nafashe amazina y'inka nyavana mu bintu bisanzwe gusa by'abatware ndayafatanya shyira ku decentralize ku rwego rw'umudugudu ngeze amazina y'inka
ngaho nkoreramo numve. Ngiri nkotanya yaruze nkuru dashigiza museri oya tube tubyihoreye tube tubiretse batagukopera tube tubiretse burasi nkunda gutindamo cyane abantu bakwiye rubanda abana ari kina bakanga kuma akazi bagafata nk'ikiganiro twakoze mvuga mu mazina y'inka bakayakira muri bagafata umuntu bakamuheza mikoro ijimije tewe ujye utaraka gusa mfite ijwi ndakina kabisa wari umeze fresh ariko urebye nta kibazo mfite ndashyushye ndashyushye cyane kabisa ndashyushye iminsi myinshi rwose ubwo twe tumaze igihe tutabonana ariko nubundi reka twiganirire tonalite urumva abantu kuri Iris bagiye kukubona bushangira ngo n'ubwa mbere dukoranye ariko nakwibaza tonalite ubundi ubwana bwawe buteye gute byagenze gute uri umwana wabaye hute ubwana bwanjye ndi umwana nabayeho n'ubu ndacyari umwana imyaka 11 ntago ari imyaka myinshi tazankora hose rohinja rwose rwajya muri Mr Rwanda Super sinigeze mbona agiyemo nawe tarengeje hano ngo niho ngo bajya ari ibintu bigeze batebyaho ngo Amavubi ngo yigeze ngoyohereza abajene batageje imyaka 17 harya noneho bakajya ngo bapima ngo bapimye ngo agatsi k'umujene ngo basanga yigeze akandagira ku mase y'inka ya Ruganzu bagati inka ya mase y'inka ya Ruganzu wayakandagiye mu ryari Ruganzu nuwaryari ku buryo wakandagiye mu mase y'inka ze mu bwana bwanjye ndibuka hashize igihe gito mu bwana bwanjye ntabwo ndi umuntu wavutse bidasanzwe cyangwa ndo w'icyenda 8 yego nibwo navutse 9 yego nibwo navutse Pita abyeyi bombi ubwo hese ibindi ufite ababyeyi bombi yego wavukiye he utangira Nyamasheke navukiye iwacu ni Nyamasheke aho kwijya n'ubundi utusanga iwacu ni Nyamasheke umurenge wa Kirimbi yego utusanga n'ubundi umurenge uvukiyemo twebwe naryo zina ry'ikigo cyawe yego ariko nk'ibyo bidahagije bakubaza umurenge wawe ugasanga ntawo zicyakunaniye kandi w'ikigo wigaho n'ubundi ari cyo cyitwa mu murenge wawe ariko ugasanga cyagutsinze umurenge wawe nowe Mana yanjye we hano wiga nko kuri Kirindi ariko bakubaza umurenge bigakunanira ukawubura yego naho ngaho nize ntepfuye mu rugo nta rugendo rero rwari rurimo twiwacu ni mu mujyi burazira modoka ziva firiya zica mu rugo na perezida burajya kwiyamamaza za Rusizi hose na Nyamasheke aca mu muhanda w'iwacu urumva iwacu ni mu mujyi cyane nta kibazo mbese ntaho wavuye ntaho wagiye nahagishije none oya Kigali rakumenya nzajya Kigali kuko Kigali nahaje bajyaga bavuga ngo haba ngo abakobwa ngo bagira ngo ibinono ntabo ndabona ubwo wasanga ntaragira Kigali niko to urize rero primaire yawe urayize bayiga imyaka 6 yego challenge uracyazibuka bahuriyemo nazo urebye muri primaire kubera gihe nagiye kwiga ndi umwana cyane ndi mu bantu kiragiye ubundi gutangira ari imyaka 7 ku bantu bose ariko gihe natangiye menye ndi muri 5 gutyo nariraga kuva mu narize kuva mu wa mbere ubundi kugera secondaire nko mu wa 3 gutyo byo numva gashatse kureta ganiririra yurakumbura ngo mureta ganiririra bagaze kandi iki cyaraye rero kukwita icyana rero byabaga ari ibisazi kandi twari twigana n'abasore bakuze ariko ntago byangoraga cyane kubera ko nta igira gukomba fasha nabo mu ishuri gutyo samuhawe byari izi nta challenge zikomeye nigeze nkura nazo ko nagize ababyeyi bakunda ko umuntu yiga was good wize uri mutoya n'izindi mutoya ntago abasore bagukubitaga baguhoteraga ari imirwano yajyaga iba ku ishuri kera narwanye n'umujene umwe mutacekana narwanye rimwe kuva navuka niga mu wa 5 primaire mpita mbyihorera narwanye n'umujene witwa Gakoko yankubise ingumi mu mugongo mitangwa hasi mitavuga ntinzongera kurwana barasha jewe kugira ngo nzongere kurwana ntibikunda kuva ubwo mugani wa musaza arongese ngo ndimbwa mitavuga ntuzi kwitegereza kuko bura nta muntu mbona kujya kurwana n'umuntu niyo wamushobora
ushobora kumushobora ko nakuburikira gukubita kikubaza nawe yego cyangwa kana kwihorera abantu batavirira abarya bahengereye fata ku mavuta bakamutera ikiboro mu mpanga ahije ugira ngo aramunesheje ariko gutunguye se wamucikira agukubisa intosho rero niyo mpamvu ntajya nirwa nshaka kurwara n'umuntu agahana igenda nanjye nigendere nta rugomo ngira ndamfashane banirukanka byo bintu ntago nabivamo waje gusoreza he amashuri byagenze gute primaire nayizaye aho ngaho iwacu mu Kirimbi turatsinda ku kigo twatsinze turi batatu kuri primaire mpita kwiga n'ubundi mu murenge wacu n'ubundi ariko cyari ikigo cy'indatwa muri groupe scolaire Umucyo Karengera niho nize primaire nako secondaire mava tronc commun naratsinzwe nta kindi kibazo kindi nari ibiryo byinshi nari umudiyakoni ari ibiryo abaganga by'abadiyakoni byo gutwara ibiryo tubivana muri cuisine tubavana muri cuisine tubitereka ku matabure rero nkijya mu wa mbere nahise ko njyamo oya nabigiye mugiye mu wa kabiri ko mu wa mbere ntago nari gupfa gushobora ikivete mu wa kabiri nibwo bahise bayinjizamo tani porereza ibiryo ko ntago nabuze byose kuko hari n'abatsinzwe bataranariye ibyibuze rigiye natahiye kawunga nariye ibiryo byinshi kabisa nibyo njya gushobora byatumye ntsindwa toronkome ndatsindwa njya muri jewe Kibogora n'ubundi nawe mu karere k'iwacu jewe Kibogora baza kwaguriramo kaminuza ya kipi bitamvayo ndokarasiriza mu ndangaburezi mu Ruhango segonderi birasoba irapfumutse tugisoza rero tuzi ko tuzakora ibara rero tugiye gusohoka tugakora ibitangaza twari dufite budirecteur muri segonderi wajyaga tubwira ngo komereza uri kwiga ngo ni shyashya cyane ngo isoko ry'umurimo rirakenewe cyane ariko muziki nize computer science and management akatubwira ngo ni shyashya CSM ngo ni shyashya noneho hari umujene twiganaga twajyaga tuganira mukaganira muri kubara amafaranga utigiye ni nkubitwa naburaburije nzahembwa desi naburaburije ariko kabisa twasohotse tumeze nk'abantu bagiye mu kazi twebwe ubundi tugisohoka mwumva mwakabonye twasohotse twumva tugafite tujya hanze rero nasoje 2016 nibwo nasoje segondere tujya hanze 2017 yose nyimara hanze ariko nyimara nihugura ku bintu bisajyanye na actualité bisanzwe ariko nyine ntegereje n'akazi nyine ko ari umuntu umpamagara ambwira ati ngwino nkwereke kabisa ukase wumvaga wiyizeye numvaga niyizeye uretse no kwizera na management kombinezo numvaga ari ibintu nyine bishyashya ibintu directeur yatubwiye ngo ni bishya turategereza yewana umwaka muntu ushize nta muntu urampamagara ndambwira mukecuru nikasubire kwiga uko nagomba kwiga nari mfite ntari nsohotse nzi ko nyine ngiye numvaga ngiye kurya ibiceri ndakonkomeza n'amamba mbwira n'abapite baba bari kwishuri ibintu byarahindutse nibisazi no gusohoka byibuze no gusohoka ku ishuri utajyanye utaje ku isoko ry'umurimo aho gusohoka ubyibuze ufite umurimo uzanye ku isoko mu myaka umaze ukayimara utekereza ko bizakugendekera nugera hanze nibwo rero nahise njya gutangira kaminuza 2018 yego yeah urayize nayo mpita njyamo yo nayinjiyemo ninjiye muri kaminuza numva mfite akayihayo ka politike cyane nigeze nganira no mu saza umwe mu bakadadeni ndabaza ni gute na kugira ngo mbe na participating muri politike yo mu Rwanda byagenda gute cyangwa yahandi kwiyo habari kwisoza arambwira ati biterwa n'icyo uzi gukora accountability kubera barabahanga muri byo bagahabwa imyanya ya politike arambwira ati cyangwa se ukigaza political science international relations cyangwa za rural development ndeba mu gace k'iwacu ntuze yabirimo mitasanga harimo rural development bitako njya mu iterambere ry'icyaro abari yo njya kwiga ubwo mise nibaza uzahurira he n'umuziki twikomereze umuziki ariko umuziki nuko twabitarutse dukomezesha nuko twabitarutse bura no muri primaire twararirimbaga turi dufite groupe y'abana batatu muri primaire twari twarayise Kirimbi Boys hari Rabani Boys na za Dream Boys twita Kirimbi Boys kabisa yeah
Dufite dufite umwana uzi gukora gitari yarayikoraga kabisa agashyiraho imirya ya mishipiri tugapfa gucuranga gutyo gusa tukumva biri kujyamo twumva injyana ntinabaho ariko even before no muri korali nari umwanditsi wabo muri korali yacu y'abana batoya y'intama z'Imana ariko bayitaga ariko ubwo urumva byaje kurangira ngeze no muri segonderi mpura n'abajene tuyaturara turi kurapa ndumuraperi mubi cyane buriye tukarara turimo turarapa ariko bigeraho ngeze muri 6e segonderi ndakizwa imiziki mitanyihorera imiziki gihe rero kuva ubwo naza n'icyo gihe cya za 2017 nabwo nari nyiri umuporo w'imbere ariko 2017 mu mpera nibwo ariko naje kureba ibintu mbona hari ukuntu biri kunsuzuguza umubyeyi hari ukuntu zira muri sa bibiri hari ukuntu zituma kuba ukanyoko kandi mu byukuri bitaka kwiye ati na Yesu yarabikoze bamubaza turi hehe ti ngwino usange bene nyoko ti data na mama naba turi kumwe numva bo tubana mu idini ari bo banje byo byasona nyoko hari igihe nigeze suzugura amameta mvuga na ahantu ariko nshobora kuba ntangiye kurengera naho natangiye kugendera mbigendera gakeya so mbanginje ko rero kugera muri kaminuza ninjira mufite kwa yiheyo ka politiki yego nije muntu umenye mbona twiganaga wajyaga atinyuka kwambara karavate mu classe na matise ni passe inkweto z'imikara numva rwose ndaho ngaho niyumva mu nteko ubundi narizi ko aba badepite batowe mu minsi ishize karatere nzaba narayitanze nari naramaze no gukora manifeste yanjye noze no turi muri Revotu ubwo nari natangiye kaminuza nyiri 18 turi muri Revotu nibwo nigeze nkora umuvugo turi mu gihe cyo kwibuka bandi n'umusizi nibwo nigeze nkora poeme yitwa humura huye n'umuhuza yego ndayikora hari umuregiteri watwigishaga ntuze filozofi arambwira ati ariko ukora amazina y'inka namubwira nti oya ati nabyo uzabyiga wabishobora ntabwo nabikoraga nza kubishaka wenda ndabikora deni yaza kutwigisha filozofi amubwira ariko ibintu muri kutubwira ko bimwe muri byo nsandi gusa yasanga narigeze mbitekerezaho mbere na mbere hose ni gute nabibyaza umusaruro nkagira ikintu nabibonamo arambwira ati ndamusuhuza cyane Justin arambwira ati urakeka ni nkubwira icyo uko wabigenza ndabangufashije ni yego ati genda muri iyo filozofi yawe ni ugenda urebe icyo wabibyaza ahita nyuze Tom Close bamubaje umwarimu wamugiriye akamaro ngo biology yari iramunaniye ngo bisaba ngo kuboroka yego noneho ngo abwira niba ari umwarimu yabibwiye ngo biology yarananiye ngo kandi mwisaba kuboroka noneho ngo niyihe n'amawangira umwarimu aramubwira ati nta kibazo ugenda uboroke ati genda uboroke niba bisaba kuboroka nanjye aramubwira ati muri kumva ari cyo wabibyaza umusaruro genda ugishake umwarimu nawe kadasanzwe nibyo rero ndagiye kwihiringa mu bwonko cyane nshakisha ndasoma bunasomye ibitabo byinshi cyane nk'igihumbi 600 ndasoma Kinyarwanda cyane ibitabo byinshi ndasoma bitanafite naho bihuriye na Road Development nigaga bifite aho bihuriye nabwo nibyo ngibyo nabyo ndayibisoma so nza gusanga ikintu kiraza kuza kuba kizima kubihuriza mu kuvuga yego birumvikana ubwo kaminuza ni watangiye nyine kwiga utwo tuntu twawe ushamikiye ku byo wize none se nta depression wagize kuba byonyine washakaga kujya muri politics cyane none wisanze mu mivugo usigaye none uri no mu buhanzi uri mu bintu bihabanye cyane nibyo wize urumva naje gusanga kuri kubijyanye no guparticipatinga mu ntoze mu buzima bw'igihugu atari ngombwa ko waba ufite ntoze political position runaka ushobora no guparticipatinga mu buzima bw'igihugu nta n'umwanya ufite iyo position runaka uvuga uti ndi mayor runaka ndi umujyanama ndi umudepite cyangwa minister runaka ugaparticipatingamo yego ubu wabikora byose nta kibazo
mba ndi imbere cyane mba meze neza nta kibazo mba ndi mu buzima bw'igihugu mba ndimo barabajene ubu nahamba niyo mba ndimo turakorera igihugu hano kabisa tuba tubagezaho amakuru tubabwira ibintu bikomeye cyane 2021 yeah ubwo gahunda nyine ubwo ariko nayisoje imiziki naramaze kwinjira mu miziki rero yego naramaze kwinjira mu miziki tayari namaze n'ikote kuryegeza ku ruhande ibyo bintu bitaraza kuza guhura ndavuga kandi rebe ku kintu kinuze ndavuga reka mbanze ndebe turebe kuri ibintu by'imiziki mbita indirimbo ya mbere pfiriye ya iwacu cyo niho nayikubitiye ya mbere ikubitira Nyamasheke karitsiye ubura yemeje wallahi muri studio bita ndabiyagiwe ya PCJ ntabwo umuzi nzi ko yayikoreye kwa no muhanzi wacu n'umuntu muzimu cyane baramuzi yagiye muri za Kinyaga Award hari bari wacu zabaga ngo za Kinyaga gutyo yes niyo nakoreyemo bwa mbere nkoreramo indirimbo yitwa Bucura ikozwe n'umujeri witwa Gabareke nkoreramo indirimbo yitwa Bucura kuyikoreye iyo Bucura nabwo n'umukobwa twashwanye w'ahantu runaka ndamusuhuje cyane ari kwiyumva ubu niyo twari twashwanye deni noneho mpita njya muri studio tankora iyo ndirimbo yandirimbishije Bucura none ayindirimbisha kare nari zo zatangira kuririmba ngize Kigali ubundi yego ayindirimbisha bibereye ku cyaro banyiririmbye pfiriye tekorese muri Country Records kwa Nopuja Country Record yizanye n'ahanga yari nahago pfiriye habaga Country FM kandi kwa Nopuja subwo pfiriye irusizi kujya yose byari bikomeye na studio z'Urusizi byasabaga 20000 kabisa birumvikana kandi gutanga 20000 wanateze byari ibibazo naho nari uyakure byari ibintu byata byari bitangaza yari na mamiliyari na amafaranga y'abakire na y'abakungu na y'abamushengezi kabisa nibwo rero nayikoze ya mbere epfiyo ngiyo ndi no gusoza na kaminuza gahunda yo kuzamuka inahanga rero ubwo sinzi niba ariho tugeze oya ntabwo turahagera mukecuru babonye tonalite ubundi amazina yawe ni ayahe amazina yanjye ni Muhire Pole Boris yego Muhire Pole abonye Muhire rwose wigiye ibintu rwose kumarirare wigiriye muki muri muzika mu bantu buriya bababazwaga n'impano yanjye kuba nta kintu iri kumara cyangwa abantu batari kuyimenya ni mama ewe yarayibonaga ewe yarabizi kuva kera cyane yego kuririmba from beginning nkiri muri ntuze cyane uko ngende muri korali korarimbaga muri korali y'abana yarebanaga na korali y'abakuru abadacogora ari ntamazi y'Imana mama rero nimwe yabaga je nabaga ndi kuririmbira kuri ntuze yiwe niwe baga ari ku directinga bagashira ku ijwi rya mbere gutya tereka muri kabiri kabisa ikubite muri gatatu rero yarabizi ibyo kuririmba kwanjye byarabizi na gitari ya mbere natonze ne wayinguriye yayintumiye inanga y'Kigali kuri 45 kandi karaka yawe yari menshi cyane yari menshi yewe nta kibazo papa nta kibazo yagize yewe nta bibazo bindi ariko mushobora no kuba ku cyaro mufite ibiceri nta bibazo bindi nta abantu bakuguriye gitari sha oya ntago ari ikibazo cy'ibiceri ariko nabyo birahari nta munyu musaba oya none se ko isambu zigurangaye isambu igurangaye mu cyaro usanga n'ubundi iri muri za magana ngahe za 800 na za miliyoni gutyo ariko agahitamo kuyigura ntagura ihene biterwa n'igikenewe arigiye barebye hagati y'igitare n'ihene hari bukenerwa iki babona igikenewe n'igitare mu buryo kugira ngo impano yanjye mama bagushoye mu muziki akugurira gitare ya gitare nibwo nayiguze nkajya nyicuranga nawe nkamuririmbira wibeshya nawe si wawe wayiguriye vuga uti nibwo mama yayiguze none se arikunze nari kuyigurirwa nande ubundi nari kuyigurirwa nande ko ashobora kuzisubirira mu rugo kandi umbwiye ngo warayiguze Kigali niyo komeza kugorana ko ashobora kwisubirira imuhira oya buriri bwanjye nta muntu urimo ari igihe niruka kubiceri byabura agatavuga ariko ubundi kwiruka kubiki utwaka 40 mvuye mu rugo ndufite hari ikibazo wanabonye n'amamemes kuri za Twitter za X na Instagram ngo ngo mwabantu mwe nimubona nisubiriye mu rugo ngo nkigira kwibera kwa mama muzamenye ko Kigali yananiye ikindi cya kabiri ngo nta muntu waseka umutipe isubiriye mu rugo ngo kubera kino Kigali byonye n'ubukode rumva no kubaho ngo ni danje bro Kigali gari igihe ureba ukabona amafaranga uri gukorera uri gukorera inzu inzoga n'ibiryo umunyamakuru ubwo
naje inahangaha ari we nyine twavuganye nari namuvugishije nkiri iwacu yego kabisa jo ndamuhamagara arambwira ati shahe wana nujira i Kigali uzambwire nzahitanza uzanogera i Kigali uzahite kumbwira sava numva ari hambo cyane ari umwana mwiza ndaza ubwo nageze inahangaha mbanza kuruhukaho ijoro rimwe mu gitondo mpita kumubuka tako mpagira nahageze nko mu masambiri gutyo twari twavuganye nabwiye nageze i Kigali arambwira ati ejo uzaze nta kibazo dukore ndahagera mpageze arambwira ati bimeze bite nabwira ni sawa nari nanahabuze iwe nyine mu rugo nari nahabuze kuko yarandangiraga kandangira ahantu kandi Kigali shwi none wari ugiye kuba iwe oya aho kuba hari hahari ariko nari ngiye kuba ntabwo ariho ngiye gukorera we nari urumva we yari nk'imikorere yari inzanye yego aho kuba hari hahari bo ndamuhamagara turavugana nyine njyayo mpageze kundangira ngo i Kigali ngo nahantu ngo nahanaha urangisha n'umuntu abwatire muri kano gace gutya ariko narahirukanse ndahashyika mpageze arambwira ngo urihangana ngo hari abahanzi ngo ngiye gutora mbona nzaniye abahanzi mitana naseka kumva ibintu bari kuririmba nkavuga ni sava nibyo bari kuvuga ndategereza bahangwa ihangane ngo hagiye kuza mama wa Pampe ngo bihanganyeho gatoya bonda po umunyamakuru nindeze mbo tumworere kubera iki 2021 twari dufite Yago twari dufite Mirene twari dufite Phil Peter the Choice Phil Peter 250 nako twari dufite Bakti Sabin Sabiyusi hari ubwo abenshi muri abo twarakoranye mwarakoranye abenshi muri bo wari wagwaye ukavuga ibinyamakuru gusa abenshi muri abo twarakoranye hari Simbi hari Freemax urumva hari Yago TV show hari Phil Peter 250 naza Big Town zari zihari hari za ni ibinyamakuru byinshi byari bihari hari za Iris TV hari za 3D TV impamvu nakunda kumeshoninga amazina y'abantu hari igihe ushobora gusanga n'icyo gihe bitaragenze neza ariko in current akaba ari uko ibinyamakuru bitanubwire ntibakire mwana wabiretse katwekomeshe yinenge gitangaza makuru kuko umunyamakuru wambwiye ko aragezweho ngiye kugwa ibinyamakuru bitatu urambwira niba icyo kinyamakuru kirimo nta kirimo hari ikinyamakuru bitaga Afrimax icyo gihe ritangiye kugenda icyendera ariko irimo hari Simbi hari Yago TV show ibyo ni bitatu hari 3D hari na Big Town kuko icyo gihe Bacteria avuye kuri Big Town kuri Afrimax ajya kuri Big Town ni kimwe muri ibyo ngibyo cyangwa wasanga oya mwana katugende turute abantu katubahereze inkuru kuri Afrimax yatangiye gusigara inyuma katubahereze umuntu bita Eminya wava Big Town yasubiye inyuma 3D irazamuka hari Yago TV show hari 3D na Big Town hari kirimo twakigendera mbwira kirimo icyo kinyamakuru kirimo yego kiri muri ibyo kirimo muri ibyo bitatu none se oya sha mwana mbabarira nagusabye imbabazi nari nekereje oya aho ngaho witekereza urumva ibyo bitatu yagutekereza reka nandikire Yago mubaze kuko nta kintu biraza kumara Yago twarakoranye na Yago ubwo ni Yago twarakoranye mwarakoranye yego twakoranye rimwe ndi kumwe na Dumbaro turanye dukorana ari bunyihamagariye none se ari Yago na Bakti urumva na Sabin na Bagiti tuzakorana oya ndavuga ninde mwahuye mbere muri abo bose ninde wamenye mbere ari nande kuko Bakti n'umuntu maze migiye n'umuziki burara ukora n'ibiganiro Bagiti nawe menye kera mu ndirimbo imvune z'abahanzi yego ari ndavuga uwo mwahuye mbere kumenya n'ibisanzwe twakitambukiye mwana ninde mwahuye mbere ne Bagiti twahuye nawe bwa mbere Yago nawe twahuriye muri iyo minsi voilà mise mbyumva kabisa kubera ko niba arahuye na Bakti bwa mbere ni nawe watumye uzi Kigali niba mbere tubitaruke tubureke nta kibazo erega afite no kubera afite nakazi kenshi nta wamenye ariko niwe kabisa ni waruje kuba no nahiriwe nk'icyumweru cyose umutegereje yes ambwira today mu gitondo ze kuza nkaza agahita ambwira ngo haje ngabandi basani ngo haje abandi bahanzi bo kambwira ngo hari abajene baje guhahise haza gasoji avuga no se mwari mwavuganye nabo kandi nayo twavuganye
ndavuga ati ihangane mwana biroroshye ni naho hantu namenye ibya Dashimo birango by'ijambo ryahindura ubuzima kuko nabaga nicaye aho ngaho ku gipangu ndimo ndumva ka radio yo ka matushi nari mfite rimwe nza kuvayo ndavuga ariko kagiye kureba Gahongayire rero ndebe ko yampuza na Irene nagiye yombo narubundi akomeje kunderega cyane bigera nka saa nari nageze mu masaa 2 mbona bigeze mu masaa 7 n'ubundi kubona gahunda yo gukora ntayihari mpita ko rero mvuga ni kangiye kureba Gahongayire nzamusabe kumpuza na Irene bangize ninya rero ngushakira umujene wajyaga ambwira ngo baraziranye ngo bajye bavugana ngo azi naho atuye turirukanka hasi mwana turajye shana mwana ntabwo nzanasigaba basambira wari uhazi basi tujye tubabaza ko yimukiye tisha wapa ariko ngira nimero ngo z'abajene ngo babayo ngo kabisa ngo katuzihamagare ngo babana nawe turamagara numva no bujene buri kwiryaga guru kuntu kwivugishwa kuntu ngonye buganira nagane bimeze biteteza abana ugane noze ko twashaka Gahongayire umujene arambwira ngo bisaba ngo appointment rega n'umustar ngaguhanga ngo igihe oyagiye bura ntago sinigeze mbitekerezaho na gakeya buri umuntu wese kuguhereza appointment police nkabiri muri showbiz bari kurikiye kera cyane buri umuntu muri showbiz uza kubwira ngo arahuze cyangwa hugiye muri iki kintu runaka ngo nta mwanya afite aba yanze kumuhura kabisa nta mwanya bagufitiye ni nk'umuhanzi usaba nk'ikintu runaka ngo mugiye kuri album yihugiraho kangahe uretse kubeshya yeah ngo bisaba ngo appointment ngo nibiki ndavuga nariko ndi kumusaba ngo azampuze na Irene wakishora ubundi nkajya kwa Irene tanavuganye umujene twari kumwe ndabaza ntuza ahantu isibo ikorera arambwa ati ndahazi yakora icyo gihe yakoreraga Igikondo kwa Rujugiro yego ntabwo ni wamperekeje se arambwa ati nakererewe boss yaza kunyica ariko ndakurangira aho ariho bwo twari hariya za Kicukiro gutyo ahita ko nyereka karitsiye ngo Igikondo ngo iherereyemo Gikondo n'imperutse kera naje gusura famille Kigali za 2012 twagiye gusengera yo kuba poro nibwo nari mperutse Igikondo ngo icyo gihe kindi hari muri 2020 nari ngo twatugeze nko mu kwa 11 gutyo yego ndavuganira gacara banyereka inzira ngo ya hafi ngo yo guca ngo mu Gatenga wigendera ngo yo guca ngo mu Gatenga wa migo mu mujinya mwinshi cyane nagakapu kanje ura karagakapura bagafite kabaga kari mu mutaka nakagofero kanje karindi izuba umugani wa Jay ngatambura nabajije ngo Mereze ngwiriye ko yarambwiye ngo ariko kuri Mereze ngo ya mbere ngo nameze ngo ya kabiri ndagaskwira ibintu nabibwirwa niki nabajije bya Mereze ngeze mu Gatenga mu Gatenga nabajije umuntu Mereze ya mbere ni yihe Mereze yihese nyine ya hano Gikondo nanigize wa danje umujene yarandebye araseka avuga ati yo Mereze uri kubaza ati hano ntabwo ari Gikondo bahita mu Gatenga mu Gatenga abantu narenze muri hano narenze ngo naho bita kwa Karirosi hari abatwiganaga bari baza amashite ngo bizeyo so ariko anyereka inzira arambwa tukomeza umuhanda ngo nugira ngo Rwanda gisi ngwita ukatanguza papa ngo ntukomeze ngo umuhanda ngo ujye mu mujyi ngo katege ibumoso ngo mujena zo umuntu ari kurangira narakomeje ariko ngeze mu muhanda muri ndavuga nakobese kwa soso bangasi ho ntoze use wa Rwanda gisi ariko ubwo nahageze aho ngaye imvura yamaze kugwa cyane yabayibara ufite umutaka ntabwo wari gukora yari imvura nyinshi ariko nabwo ndeba kuyugama ndi busange ba Rene bagiye muri televiziyo ubwo neza amasaba atangirira bayinjiraga muri televiziyo amasaha 11 gutyo naye ndi kurwana nuko nahagera wenda bakiri mu by'ama YouTube nyine atari yajya kuri televiziyo kuri televiziyo nabizi ko nshobora kumubura nyine ndavuga ndeka mfatireho kuhagira najabamye ntago ari bya danje ntago ari ijwi ryajabamye uvuga tondo neza na polisi hari ababaza kuba nko mu masaha 9 gutyo sa yes naho ngaho ngeze Rwanda X nibwo nakaciranye n'umujene naranamwibagiwe ntago namumenya ari nande yari mu modoka y'umutuku imvura ari nyinshi cyane igihe nyine ro kugenda abandi bose bari bubugamye umujene turakacirana ahita hagarara arambwira ati bimeze bite mwana ndambwira ni sawa tinjiramo tugende ndambwira ni wapi naje abamye atazi niyo ndi kujya ndambwira naje abamye ntari yaje mwana kujama ntago ari bya danje kujabama no kugira gute kujabama kwa kundi nyine imvura yakwiye gutoha cyane
tinjira umwana nta byadanje ndinjira ndicara aramaze uri kujya hehe ndamubwira ngiye kuri The Choice ati umuhanzi ndamubwira ndi umuhanzi bayirese muraziranye ntiwapi ntabwo tuziranye ati sha se barakwakira mwana arambwira ati ariko reka ngugezeyo ndahita nkomereza aho gibaho najyaga yego twarajyanye ngeza kuri The Choice gutya neza arahakwereka ati dore siboni hano ati dore siboni hariya ete wongera katasubirayo ibaze nko mujene kuva ubwo nagorongera kumubona ndongera kumubona simuzi ariko kugira neza ukigenda he was a good cyane yari umujene muzima noneho ngeze ku isibo ku muryango hari umujene w'umusekirite wa danje wari wararakaye cyatari ambaza atiranga muntu irihe wavuganye nande ujya kuzana namuganye navuganye na Irene mwavuganye ndamuganye twavuganye papa mwavuganye ndamuganye hano ku isibo ni kuri toilette nza nihuragura gutyo gusa bona mfite confidence nk'izi giheri tesha injira ndo ndinjira ngeze hanze sanga ba Moses ba Peter na baburyohe nibwo bari bagisohoka mu studio bari hanze urinjiye mu nyinjabiriye na tose televiziyo yanjye yo kwari no acano ya Peter no kubayibye Peter 250 oya ntuzi The Choice live yambe yes kuko niyo yahindutse no kubayibye ariko ni ikigaro cyambere cyari kire kubakizi barakibuka ntaje njabiriye n'intuze n'imvura yankubise natose abajene bakimbana baraburani ya Rene twaravuganye cyane turaziranye banega barase ngaho mbwira introduction wakoze kugira ngo Rene yemere kanze mpagere hari imana nagize nasanze bakoresha umujene wakotoye ari gukoresha televiziyo muri imbere bo abari hanze gutya nibo hibuka ukuntu hari ameze yayibukanye we yari hanze nge ndi imbere ariko ibirahure bigaragara nyine aho bari mbona umujene yaraburije kabisa yakotoye amagambo ari makeya no kuvuga ari bike ba Peter nderi kuvuga ni cyama kamana gasegonda kimwe gusa hagera hariya kamwe konyene ko n'abanyamakuru twagiye duhura gutya ngeze nk'imana twakacirana nkamugogera nkamugana imbabarira nk'umuntu tumwe gusa umwe gwonyine imbabarira ndirimba akantu gatoya ndi kwirukanka ntago twavuga umujene ku kiganiro kitangira kare akabambwiye kwa kandi nzi ko yajanga cyarangiye ariko irihuta ari kujya yego agiye gutegura ikindi yamaye akanota kamwe konye ariko akanga ndavuga nti Rene nawunyima ndaririmba nta nubyo ambwiye ndibwiriza kuko buriya kugenda uvuga ngo uzi kuganira biratenguhana ushobora kuganiriza umuntu yibere muri mode bin akakwihorera kumva ntabyo uganiramo ariko impano yo kuririmba ari impano itayumvikana ako kanya yego niyo rero nagiye ndi kurishisha cyane vuga ntibindi wenda bya comedy na busizi ibyo nzabigikiramo nyuma nimara kubona umwanya bamuhaye umwanya ba Peter rero basanze aho ngaho bambaza bati Rene muraziranye Rene mwavuganye ntiyego mwavuganye umujene se ni n'ubwa mbere umujene se bwari ubwa mbere mpuye na Peter nyine yabwana nibabonye aba star bose hari umukobwa hakoraga najyaga mbara abakobwa bameze nkaho kuri ntuze gusa kuri Instagram gusa nawe ndamubonaho ndavuga ndagaswira nani ba yangora yango n'ubwa mbere nawe nari mubonyeho yango yaratarajyayo ni muyango cyane byanga yego nibwo nari mubonyeho nawe bari ibintu bidasanzwe nyine ari abapeti b'inzobe walaye ukabona inzobe n'inzobe bari kuyabambaza bati Rene baranyuzuye cyane cyane babaza bati muraziraye none n'inshuti kuva kera ntiwapfe ntabwo ari kuva kera nuko nyine tuziranye bisanzwe gusa kandi wibeshye ntibeshye baba bahamagaye rero bamaze gukora ikiganiro n'umujene bati murinda ngwino ngo hano hari mwene wanyu gushaka ngo mwakuranye mbore na baraje nicaye muri za ntebe zabo z'amadiva y'amakwire hariya Nyazi ku biro by'akarere wacu niho nari Nyazi kabisa nyicaramo n'amatose ntari ibi narayatoheje which is good ngwino Rene agihinguka mitambona akindeba ahita agize ngo ndavuga ni datashye Hejya guhita nyirengagiza ndavuga ni subiye bushi nyirengagiza se yaranze ahane subiye bushi ahita zarambwira ngo mwana twavuganye nge nawe ndabwane wapi tuvugana he kuko ari kugira ngo mbone ukuntu nkugeraho mbone uko ninjira hano ati none se naguze ukuntu bigenda ndabwane ndabizi ati none se byagenze bite nanze naramubwiye nti naguhamagaye naraguhamagaye turavugana
nkubwira impano ufite ko ariyo kuririmba ngo aha irangije telefone ihita kwicikira tutavuganye. Yego. Ariko numva ko ni mwana nongeye kuguhamagara kandi waramubeshyaga nawe dore ko Evan ni za kabiri zawe kumuhamagara nane muhamagaye za 2019 muri ya minsi ya Dorcas baza na Bosco muri iyo myaka gutyo hafi aho ngaho ko covid yegerejemo hafi aho ngaho nibwo namuhamagaye ubwo yarashize imyaka 2 yose arambwira ngo ririmba. Bura hari abantu babazi ko ufite impano nabandi nyine babipinga bavuga ati mwebwe murimbwa mwabuze ibyo mukora. So nkoranya abajene ntangira kuririmba sha natangira kwiririmbishwa ubuntu bwa Bruce Melody. Bakibuka utirimbo waririmbye? Naririmbye indirimbo ya Melody na Arione. Rere kambikore neza mwehere ku rukundo nirwo rwabananiye niyo naririmbyeho. Ariko ntago naririmbiye aho ngaho naririmbye shaka no kwemeza cyane. Rere kambikore ni muri ryajwe nyine rya kotiritice. Renata bati mbega impano ahita ibi ni ikibimbaye ahita ntambwe yongeye kuvuga mbega impano ahita kupa. Abajene bamwe baraseka mwana twarakubwiye mwabyo biboro byihorere n'ubusazi bwihorere tuzigiye twakoreye imiziki ariko wakumva imiziki bakoze ugaseka. Ariko akabana muri baje bagwa ati mwana ntari yaje tuzongere tumuhamagare. Yego. Ariko mbona nana cyo gihe rero narageze igikonda amaze kumbwira ngo bana twaravuganye nanze kumubwira yuko yambwiye ngo mbege impano kugira ngo adata mbwate naragusubije rero genda. Yego. Nambwiye nti yaracikiye ngapfa kuririmba ariko ntago mbikunda. Naravuze nta hantu nishaka mpagwe hari habaye mu masaa 10 gutyo zari mugoro abajene baraho bajene mfana bose baraho bapita baraho buryohe nawe yarahari nibwo bari bayisohoka na Bianca araho inzobe yankanze hari ikindi cyana cyari kiri mu ntuze muri reception kitabaho kirahure warareba gifite nyashi zishanga zo zimwana zimwe zishanga ngeka nyashure we sikomeye avuga na ahantu nishaka mpagwe nubundi ntabyo nsebamo ntawe ndusha amafaranga ngo ndaseba nta byose ni kimwe. Yego naririmbiye muri to nanjye ntibuka ndirimba indirimbo ya Juno ibi bikomere byose natewe naya magambo nabwiwe niyo naririmbyeho mbona bakobye amahi wa mukobwa wo muri reception arasohoka aransohoza arambwira ati ntibakwima ikiganiro babwira Rene bati shyiraho terapiye ibyo byo kwihuta ngo hari intuze ngo mufite akazi ka The Choice kuri televiziyo oya banza umwana ikiganiro nushaka umuhe 20 minutes burane mo twakoze iminota mikeya nushaka umuhe iminota mikeya mujye gutegura ikiganiro ko byibuze murangije gukora ikiganiro kamuhepe. Nahise mvuga nti niyo nataha uyu mwana nasuhuje nta kindi kintu ntegereje kabisa nishaka nigendere. Nubwo mbere urukoze cyo gihe baburyohe bese banitahira wakoze mu maboko y'umukobwa uravuga uti niyo nakozemo ndavugana uyu mwana nishaka nitahira. Ubwo bubonye amahirwe y'ikiganiro bana amahirwe rero y'ikiganiro baba nkumbiseho mikoro urumva kubera bura show business kwikirana gakeya nakundaga gukurikira ama discours politique gusa dutangira ngira ngo wenda nabwo riko biribuze kuza kugenda nyine dutangiye ko ndi kubona bitari kujya bivamo neza ndi kugira ngo tutari kujya duhuza fresh ntazi nyine ntoze protocol ya YouTube ukuntu bimeze sinzi ukuntu nasetseho gakeya numva Rene arasetse mwana gahunda nga kumenya ikintu kiri buze gukora ibintu byo kwigira umushoramari nta mari ufite kumenya bidakora hano ari uraturika ndonya nti mbona se ndavuga ntubone yo muvuno nasekaga nifashe ku kibuno nk'abagore biwacu so turaganira n'ibiganiro nabyo biba fresh n'imiziki nabyo dukubitamo none yakupye ikiganiro ngira ngo sinzagaruka ngo wakoze kuza pahita nakupa hita nahaguruka ndavuga nti ndapfuye bose bigenze bite naje sinaje cyangwa ariko icyo gihe nta nimero yanyatse Oridado niwe wanyatse nimero sumuzi yego Oridado niwe wanyatse nimero
arambwira ngo sawa bitanagenda natashye nahamagaye nta telefone nefite ya smartphone natashye nahamagaye cyane muze kundeba mamagara nigewe burya mvuye kwa Murinda habigewe the choice mvuye ndatashye w'icyangwa w'inyamasheke mvuye gutya kwitangaza makuru wambwira iki muse wambaza iki ubundi natashye n'amarenge icyo gihe nibwo nageze aho nabaga i Kanombe numva nta kibazo mfite n'ibirenge n'amarenge ariko bitari ikibazo cyuko famille ari kunyima famille yarimo ntabwo cyari ikibazo cyuko ari kunyima amafaranga ariko wazijyaga mutamba nahaje oya bari babizi cyanzanye ariko kubera ikibazo naje nari inkuze nari mfite imyaka irenze 20 buri muntu ufite imyaka irenze 20 nta bwana wabo murimo narebaga bona n'ikibazo cyo ntacyo byari bibatwaye ariko njye numvaga afite ama complex yo kuba mpari no kujya mbaka amatike buri munsi uba depending aho ku bintu byose nkumva ni ikibazo rero nahitagamo rimwe na rimwe gutahara amaguru nkanatega moto renda kuhagera nka moto ya Turuwasi cyangwa Adesa kugira ngo babone ko ntari mu busa yego babone ko byibuze sigaye nitegeka moto bumve birabashimishije nkatega ka moto renda kuhashyika yaba kabana fresh ariko bitavuze ko niyo mbanyabaka bari kuyanyima ariko urumvaga birumvikana rero igihe bandaburaga bati nshakira ku biceri kamubita nk'agacumi hatavuga ni kabisa so Murinda bitoro turahuye ikiganiro bagisohoye ariko wa gatandatu yego wagiye ariko akangahe nagiyeyo ariko wa gatanu ubwo nari ndiyo ku wa gatandatu rero baragisohora ku wa gatandatu rero bagisohoye bahita bahamagara bati turakubonye ndeba ndagace 20 30 80 90 100 sawa ari kumbaza iki wari wakonyoye byara wari kumbaza iki mfite 100 so call yashimishije ni call ya kabiri the choice ati ni the choice bani muri ya wele donano wele cyanditse ngo the choice arahamagara ati ni the choice nubona kanyejo uzaze njyayo nabwo mpita nimero zanjye nimero nzitanze nibwo bwa mbere navuganye n'aba diaspora kuri telefone mvuga n'abantu bo hanze wala umuntu muri Canada karahamagaye wa mu Bwongereza ahamagaye wa live by call kuna smartphone na refit pana WhatsApp so nzana none kongera gusubirayo nare nkimeze neza cyane ku buryo EP ya Juno isohotse nari nayifashe ndabahamagara ndababwira nti ya EP nayifashe yasohotse nijoro naraye nyiga ndabahamagara nti ya EP ndayizi EP yihese nsanga nta niyo bazi wari bumvishije ndababwira nti ningi nayo nayifashe tisohotse mukaye ntiyigo batuze tukubite zose naraziririmbye umunsi yasohokeyeho ndirimbo zose zo kuri EP ya Juno uko navuga ko ndi mukuru wa Juno yego noneho ndazikubita zose mbabwira ukuntu nazanditse nako twafatanyije kuzandika nabwo diaspora tukavugana n'iki bamwe bampa n'ibiraka byo kwandika indirimbo naje gukubisa ibiceri se ngo tuvuga smartphone icyo gihe nta smartphone umuntu wamaye smartphone ni umujene witwa Kiboro niwe najyaga nsaga kwa Bageti sometime muri iyo minsi nabaga nsirisimbayo niwe waje kumbwira ati tona aba diaspora burabashobora kuba bakubura ari benshi shaka uburyo ubona ga telefone ankubita rero anyakira telefone hano ku makoperative ya 60 arayimpereza kugira ngo ujye ubonekaho niho bwa mbere bahise kuba nkubita ijana umuntu yanyohereje amafaranga 100 ako kanya mtangurira mu rugo gazi wihuta tanumva ni sawa cyane navuga ibintu ntabwo binabaho tuzimo burahindutse kuva ubwo rero nyine ntangira kugenda gutyo no talent yo kwandika indirimbo nkomeza kuyidevelopa amazina y'inka nkomeza kujya mbivuga uko mbikora Kigali ko haba bikomeza kugenda neza nza no kugira aho mva home njya kwibana hagati aho nabwo nahuye na Dumba n'ubundi muri ibyo biganiro bintu byakurikiyeho duhuriye kwa Irene nabwo Irene ariko yaravuye kuri The Choice yaraje kuri MIE yes niho rero nahuriye na Dumba baduhura ngiye ariko mbaza niba nzi kwandika nabwo ndabizi cyane nabwo nari mubonye ndikumva jewe ahubwo naraje no kureba Dumba n'ubwa mbere waruje kwishusho byashoboka ndakubona arambwira ngo iki gipeti se cyanjye ngo ntukizi ntireka reka ngo usamutumire ngo umupetire umuhanzi wa Danje
mwinjiye harimo niba ari Rush wari urimo warinji Dumba icyo gihe yambaye igitambaro n'ibyenda by'icyatsi bya veri militaire na timba yaha byashoboka kabisa na bandana niba yarayambaraga hejuru niba igana gutya twahuye dusohoka ngo nyibwira rero Dumba murahuye Dumba twahuye yaje gukora ikiganiro nanjye naje yego we rero yaje nyuma aza ari kumwe na Nadia bura Nadia niwe waratanze gusinya kwa Dumba yego we yaje undi mu kiganiro ndi mu marapu ndi no mu bisigo mazina y'inka bakubita n'amaharane be kuri vibe z'ibisazi duseka tukagwa hasi n'amashite kangaratete tagaswe bamugati iki karitasi mba Dumba ntago nari muzi honestly speaking ntago nari muzi ariko utuvideo twe twajyaga tuncaho gutyo nyine sometime utazi ko muzahura ntazi ko tuzahura n'izina rya Dumba ntago nari ndizi ni nabwo natangiye kumufollowing amaze kumenyana nawe itamu following amaze kumanaginga so abarambajije uzi kwandika indirimbo ndamubwira nti yego ndabizi mfite umuhanzi y'umudada niki uzanyandikire indirimbo yiwe aza kumpamagara icyo gihe nampari ifite imodoka y'umutuku yari afite yagendagamo icyo gihe kaka yari isi k'umutuku nibwo turagendana basiga hano Rwandex mpita ko mfata moto ngi Kanombe noneho rero aza kumpamagara ati ngwino ku ishusho dugire umfashe kuri ya boro ya nani ngiye ubona ngiye kwandikira Nadia ni indirimbo yari gukora na Fifira ye jewe was not in plan ntabwo nari ndimo hari Fifira ya na Nadia ngiye rero ngiye kwandika indirimbo zabo Nadia igenda yandika nanayiririmba nyiririmbamo na Fifira yenda mwandikira nyindi kwandika Fifi yaje inyuma tinze ariko umurezi terejwe iki cyana bwa Dumba tigisinyisha iki cyana wagifasha cyana gicakire sava ranchakira ramfata amaze kumfata nyine ubwo turaririmba kuva ubwo imyaka 3 niba atari 2 gutyo turakomezanya kugeza amasezerano arangiye nasinya amasezerano angana gute amasezerano ari imyaka 3 niba atari 3 ndakeka 3 ubwo narindi gutekereza ikindi kintu cyuko hari ukuntu bavuze ariko ubwo urumva ni rumaze ziba ziri muri social media kubana kwawe na Dumba na Nadia na Fifira ya mwabanye mute ese imiryamire yari imeze ite ni kwari ukuryama bisanzwe kuri matera tunisegura yego bisanzwe ni kuri matera no kufasha kumusego mukisegura mukaniyorosa wenda mu gihe cy'imbeho cyangwa yaba ntayihari mukiyorosora yego urukundo twarakundanaga cyane twarakundanaga uziko buriya iragenge ngiye kumbura cyane barabanya yakunda vibes twabaga turi kumwe na Dumba hari twa turi nko mu modoka hakajyamo nk'ingoma gahe tubona Dumba isavuga ati anatwaye akaba twagahita ari kurava ngo we dutera twishe turakagaye kongera agacekere twikobereza wallahi twavuga ati birarenze iboro cyaze byari ibindi bintu kabisa ngo yari cyaze gang tonalite reka ngushimire cyane ariko ubwo nanone abantu bamenye ko tukwakiriye officially kabisa yego hano ni new home hano ni mu rugo kuzajya uba hashya ni turujuru hari igihe nabaga ndi kumwe na Murinda haye bakambwira bati tonalite wagiye umuduha kenshi wagiye umuduha buri gihe yego ibyo rero ngaho twabyimuriye ni hano turi mukore subscribe babibone ko haje umuntu muzima kabisa meze neza afite uko bitavuze ko abari bahari barabapfu ari bahari ntago barabapfu abari bahari ntago barabapfu mwakoze ifoto ya Danje birabiri mwakoze nibaho nanjye bigira kabyibuze hajeho nk'agahumbi kanje kabisa tonate urakoze cyane ubwo tugiye kukwakirira mu cyo bita Marvin ni restaurant iba hano mu Marangi Nyamirambo ubwo ariko na nimero ziriho bazajye bahamagara bagiye kwiga Marvin rega nigeze njyayo wagiyeyo Mr Marvin nigeze njyayo nibwo n'ubwa mbere umushinyama yamunaniye bampaye inyama nini je nibagiye inka yes bampaye inyama nkaje negerayo nkababwira nti ntago muzahomba inyama ingana gutya banza araborozi cyangwa murorora bamugane urakoze cyane Imana iguhe umugisha ubwo tugiye kujya tubana umunsi ku munsi bakwitega kabisa kuri Iris TV ni ngombwa kandi urakoze cyane kabisa nawe urakoze papa wanje kandi tuzakorana cyane mu rutirigongo rwa cya kibazo